Zara dusanga yiyahuye uko bande ko natwe niko turi kubibona. Umuntu yiyahuye yabanaga n'indaya mu nzu. Ubwo sinzi ibintu bashwaniye ubwo biba ngombwa ko yiyahura. Nanjye ndi kubyumvira mu nzira yuko ngo ni umukobwa wa mwanze ngo none ngo yishyize mu mugozi nanjye niko ndi kubyumva. Uwo mugabo kwiyahura ko nyine ubwo ukumva nubwo buraya bwe wasanga bwabiteye. Nuko yarari hamwe n'indaya ejo. Ariko ejo yari afite indaya. Barashwana. Bamaze gushwana ubwo indaya buraya yaciye uko iragenda. Undi nasigara mu nzu ye. Ubwo kwiyahura sinzi ikibazo cyabiteye ubwo niba ari yo ndaya niba ari ikisi nahabari. Uwo mu bigaragara yasanzwe ari umusambanyi. Kubera ko nyine yahuye ko yahuye ari kumwe n'iyo ndaya. Nejo banarwanye. Akeka kari yo ndaya nabikoze. Iyo niko ndikubona. Batangiye bashwana ngo yamujyanye amafaranga ngo ajyanye n'amatelefone n'iki. N'abandi bose bari bahari n'abayobozi bahageze mu iryo joro. Ariko rero ndi kubona ko buriya ni nga satani yamuteye kuko iyo abatari satani wamuteye aba yamwanze wenda akazatereta uwundi. None rero buriya nawe ni umunsi we wari wanageze buriya. Nani ya satani yamuteye ingaruka mbi z'uburaya bwagira. Nizere ko meze neza cyane hano kuri Plus 250 nkuko maze kutumenyera murabizi ko nzambahereza amakuru agiye atandukanye 5 kwa 5. Ngiye rero nk'ibisanzwe ni Valeri uza ko yabagezaho amakuru agenda atandukanye. Murabizi ko mbagenda mbakubita amakuru agiye atandukanye ntibisabwa ngo ni content runaka cyangwa se iki apfa kuba ari amakuru ubundi mukayahabwa. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru mbere yuko ariko iyo nkuru nyibabwiraho ndasaba umuntu wawe urebye video aribwo bwa mbere kugenda adakoze subscribe ryaba ari kosa rikomeye cyane kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi biba byize iyo nakoze commentaire ku kiganiro tuba twakoze bigaragaza yuko hari ikintu wumvishemo byiza rero kuba namwe nizera neza ko mugiye kubikurikiza ko ndabyize ko muri abantu basobanutse muri rusange. Uyu munsi rero ndagira ngo mbakubite inkuru iri kugenda icicikana, inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyabyumba havutse inkuru itandukanye n'izindi inkuru itunguranye, inkuru ebana, inkuru y'akasamutwe, inkuru ibabaje muri rusange. Ni inkuru y'umusore wiyambuye ubuzima akishira ku kagozi akiyambura ubuzima kubera umukobwa w'indaya cyangwa se umukobwa wicuruza. Ni inkuru y'uwo mukobwa wicuruza ngo yagize ate amumaranye icyumweru cyose mu nzu kandi akaba yaragize ate nta kintu ngo yigeze amupimira muri gahunda nawe urabyumva yine ngo kwa ndani kwa chini ebana. Iyo nkuru natwe niyo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tuze kwivugaho kuko ni inkuru itunguranye kubona umusore ukiri muto yiyambura ubuzima ngo kubera umukobwa ngo wicuruza ngo bari bamaranye icyumweru cyose mu nzu ebana n'amafaranga ngo yari yaramuhaye ariko akagira ikintu na kimwe yanga kumupimira umusore bikaza kumuviramo kuba yaza kwiyambura ubuzima. Ariko abantu bamwe bagiye bagira bate babigaya ndetse n'abaturage bagiye babivuga kuko bigiye bitandukanye. Reka mbere ya byose mbaze mvuvisha ko abaturage bagiye babibona kuko ikinyamakuru cyacu uyu munsi twari twazindukiye kugira ngo tugende tubahereza izo nkuru muragenda muzibona. Ariko reka tubaze tubabwire uko bimeze ariko tunabumvisha amajwi ndetse n'amashusho mwumva uko byari bimeze. Abaturage cyo bagiye babivugaho ku isantere aho umusore yarabarizwaga ndetse aho yaratuye muri rusange. Zara dusanga yiyahuye uko bande ko natwe niko turi kubibona. Umuntu yiyahuye yabanaga n'indaya mu nzu. Ubwo sinzi ibintu bashwaniye ubwo biba ngombwa ko yiyahura. Nanjye ndi kubyumvira mu nzira yuko ngo ni umukobwa wa mwanze ngo none ngo yishyize mu mugozi nanjye niko ndi kubyumva. Uwo mugabo kwiyahura ko nyine ubwo ukumva nubwo buraya bwe wasanga bwabiteye. Nuko yarari hamwe n'indaya ejo. Ariko ejo yari afite indaya. Barashwana. Bamaze gushwana ubwo indaya buraya yaciye uko iragenda. Undi nasigara mu nzu ye. Ubwo kwiyahura sinzi ikibazo cyabiteye ubwo niba ari yo ndaya niba ari ikisi nahabari. Uwo mu bigaragara yasanzwe ari umusambanyi. Kubera ko nyine yahuye ko yahuye ari kumwe n'iyo ndaya. Nejo banarwanye. Akeka kari yo ndaya nabikoze. Iyo niko ndikubona. Batangiye bashwana ngo yamujyanye amafaranga ngo ajyanye n'amatelefone n'iki. N'abandi bose bari bahari n'abayobozi bahageze mu iryo joro. Ariko rero ndi kubona ko buriya ni nga satani yamuteye kuko iyo abatari satani wamuteye aba yamwanze wenda akazatereta uwundi. None rero buriya nawe ni umunsi we wari wanageze buriya. Nani ya satani yamuteye ingaruka mbi
z'uburaya bwagira. Uburaya bwamaze gufata indi ntera, kubona abantu abajene cyane cyane by'umwihariko uburaya bumaze gufata indi ntera. Muri no minsi igiye itandukanye nibwo twagendaga tubona inkuru abajene benshi bagenda bagira bate bitaba Imana, abantu babahotoye cyangwa se babishe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko iyi nkuru aho itandukanira nazo ni umuntu yambuye ubuzima we ku giti cye agize ate yiyishe. Ariko inkuru ubu aka kanya impamvu ndi kwibagezaho, ariko nubwo RIB itaragira ikibivugaho cyangwa se igire ikitangaza ku cyaba cyabiteye kugira ngo uyu muntu yambure ubuzima, ariko ababizi nuko yaramaranye n'uyu mukobwa icyumweru cyose mu nzu, ibintu byose akaba yarabimumazeho, amuha amafaranga ndetse n'amatelefone n'ibiki, ariko akanga kugira icyo amupimira, bikaza kumukukiramo kuba yakwiyahura nyine akiyambura ubuzima, ariko kugira ngo amuhime. Ariko mu by'ukuri ni igisebo, ni inkuru ibabaje, ni inkuru mbi cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Iyi nkuru nta nyine nanjye niba ndi kuvuga ngo ni inkuru mbi cyane, ariko mu by'ukuri urubyiruko rugomba kwikubita agashyi. Nizo mbaraga z'ejo hazaza, ntabwo ari byo kwitwara gutyo uku nguku mu bintu by'uburaya bikaza kubakukiramo gupfa. Murabyumva rero, nkomeza inkuru yanjye n'icyo abaturage babivugaho kugira ngo mugende mubyiyumvira, ntagiye mvuga amagambo menshi. Baba bamwambuye akagira kajya kwiyahura. Simbizi haniga ari nk'amashitani ngamufashe. Urumva ko bamwe batagiye kuvuga ngo ni nk'amashitani yawe yamufashe akaba yakiyambura ubuzima, ariko n'ibyo abaturage bagenda bivugira muri rusange ntabwo baba nyine buri muntu wese ananirwa kubyakira ku giti cye akabivuga uko abyumva n'uko abibona. Niyo mpamvu bamwe bavuga ngo ni amashitani, ati ntabwo umuntu muzima yakiyahura kubera indaya, cyangwa se ngo ni uko ngo yamwimye nk'uko bari kubivuga hano. Sizi ibyo bwaba yamwimye, namwe muri abantu bakuru murabyumva, ariko mu by'ukuri birababaje cyane kubona umuntu w'umujene nk'uyu w'umusore yiyambura ubuzima mu bintu nk'ibi ngibi. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Kuko no wa mbere wakwambugwa, ndaro wa mbere wakwambugwa. Byashoboka ko yaba yamwambuye cyangwa nimwambure, kuko umusore n'umukobwa we bari kumwe baba bari mu ibanga rikomeye cyane. Ngo ngubwo rero niba basangiye ayo mafaranga yari afite, hari igihe yashize akagera agahinda akimanika, cyangwa se iyo ndaya akaba yari afite ibyo ayishakaho yabibura bikamutera umujinya naho akimanika. Intandaro ni telefone n'amafaranga, yatakaga amafaranga 300 na telefone yiwe. Amakuru nguhaye ni mamu nayashingaho na gati, nari imibereye online. Uruhari neza cyane rwose. Iki yakoze abaturage telefone n'amafaranga ntabwo ari byo byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Nyamuneka ntabwo ari byo byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Urubyiruko sinzi ikibazo dufite muri no minsi, ntabwo ari ibintu byiza bigenda bituvugwaho muri rusange, ariko tugomba kwirebaho. Ejo ni izo mbaraga turi gupfusha ubusa mu bintu bidafite umumaro, ejo bundi twaba tuzikoresha ibintu kandi byiza byubaka igihugu. Nyamuneka twikubita agashyi, turebe ibyubaka u Rwanda, turebe ndetse n'ibitwubaka ubwacu natwe ku giti cyacu. Ibintu by'imyanda nk'ibi ngibi ntabwo bidukwiriye kubona abajene nkatwe twijandika mu bintu nk'ibi ngibi. Umusore kwiyambura ubuzima kubera uburaya cyangwa kubera ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo amafaranga, telefone, ukiyambura ubuzima, ubutesheje agaciro n'ababyeyi bakubyaye. Nyamuneka sindi kuvugira ku murambo cyangwa se kuri nyakwigendera, ariko ubutesheje agaciro umubyeyi wakwibarutse akagutwita amezi 9 ndetse akakurera, umutesheje agaciro rwose. Twikubita agashyi. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru mbi, ni inkuru umuntu wese atabasha kwakira, yakira mu buryo bwe, ariko mu buryo atabona uburyo nababibwira undi muntu. By'ukuri ni inkuru mbi cyane. Niyo mpamvu nanjye nari ndi hano kugira ngo mbabwire uko bimeze. Wenda muraza kubibona namwe, murabibona ku mashusho, ariko namwe ntegereje kumva commentaire zanyu, wenda icyo mwaza kuza kuvuga. Ariko mu by'ukuri muri rusange twikubita agashyi, sibyo, si byiza. Twikubita agashyi, sibyo kabisa. Murakoze cyane rero, kandi mukomeze kugenda mudusapotinga, turi kubibona. Subscribe ebana, nimba nabonye iki kiganiro ukagikunda cyangwa se ukabona cyagakure kugera no ku bandi, ntubyererane, ukoreshe ya nta kibazo cyane rwose, urabuduteye ingabo mu bitugu. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Vare nko maze kumenyera.